muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana tuguhaye icyubahiro. Yesu ashimwe. Nitwa Ineza Inazayenda, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Yesu ashimwe. Nitwa Ganzera Trezor, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo mwese bene data dusanzwe duhurira ku isoko y'imigisha muri ibi bihe by'igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe. Imana mwijira bw'icyubahiro. Iseneza akaba ya Chrysostome mwene so ongeye kugaruka n'ubundi kuri tariki ya 14 y'ukwezi kwa 8 2024 ngo twongere kunezererwa hamwe dukomezanya kwigira hamwe ijambo ry'Imana muri izi nkuru n'ubundi z'urugendo rw'Abisirayeli. Mbibutse yuko icyo bitumariye kuganira kuri aya magambo no kutwibutsa n'ubundi yuko turi mu rugendo rukomeye kandi urugendo rw'umwuka, urugendo rw'abana b'Imana, urugendo rw'abantu batoranijwe n'Imana rurimo ibintu bitandukanye, ibyiza n'ibibi. Nibyo tugenda tuganiraho kugira ngo twungurane mu ijambo ry'Imana kandi dufashwe naryo, hanyuma bitugire umumaro wo gukomeza uru rugendo kugeza ubwo tuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Tugiye gufatanya rero ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 15 umurongo wa 27. Niwe murongo tugiye kubanza gusoma. Haravuga ngo bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Imana ishimwe cyane. Bageze kuri Elimu rero bavuye kuri Mara. Ejo twumvishe ibya Mara, twumva ko n'amazi asharira, twumva yuko mu by'ukuri kugira ngo aya mazi abashe kuryoha, abashe kubaryohera, Imana yahaye Mose igiti aramubwira ngo kijugunye muri ariya mazi, akijugunya mu mazi, amazi aba mazima. Dusanga Mara ari ikintu cyitwa ubusharire cyangwa se ikintu kitaryohereye umuntu mu buzima bwa mwuka, kandi dusanga mu by'ukuri ari impamvu y'ubusharire igibaho. Ariko dusanga yuko kugira ngo ubusharire bukire, icya mbere ari uko tubujyana ku musaraba, icya kabiri ari uko dutera abantu cyangwa se tubabarira abantu baduteye ubusharire. Niba ubusharire dufite bwaratewe n'abantu, tubanze tubabarire kandi twibagirwe burundu amakosa badukoreye, niho ubusharire buzarangira. Bavuye rero Imara bageze Elimu, basanze ibintu bibiri bikomeye cyane kandi bivuga ibintu bikomeye mu buryo bwa mwuka. Hariho amariba 12 n'imikindo 70. Haleluya. Gusobanura iriba rero turaza kwifashisha n'ubundi amagambo yanditswe mu Kuva nako muri Yohana igice cya 4. Ni amagambo twese tuzi, turaza kuyasoma tuyavugeho gatoya kugira ngo dufatanye mu ijambo ry'Imana. Turasoma ka 4 dere ku murongo wa 7. Umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Cyatumye abaza atyo nuko abayuda banegaga abasamariya. Haleluya. Dusanga rero umusamariyakazi wasanze Yesu ku iriba, nako Yesu niwe wamutegereje aricara ku iriba, hanyuma umusamariyakazi aza kuvoma. Mu by'ukuri umusamariyakazi ntabwo tuvuga amagambo menshi ngo tuyasubiremo, ariko dusanga mu by'ukuri uyu musamariyakazi yarakeneye gukira. Hari ibibazo yari afite byamuteraga inyota. Haleluya. Ntabwo yari afite inyota mu buryo bw'umubiri, yari afite inyota mu buryo bwa mwuka. Dusanga Yesu yaramubajije ngo ese mu
mu by'ukuri kubera kutampa amazi yo kunywa. Aramubwira ati ntacyo duhuriyeho, ntacyo dupfana. Yesu aramubwira ati ariko yaba wari uzi umuntu ugusabye amazi yo kunywa nawe wakayamuha, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Haleluya. Amazi y'ubugingo rero dusanga mu by'ukuri ari Yesu ubwe, niwe mazi y'ubugingo, niwe mazi amara inyota. Icyo Yesu yashakaga kwarugira ngo amumenye, amusobanukirwe, hanyuma ubwe amumara inyota. Mana ishimwe. Niyo kumubaza ngo mbese wowe amazi wayakura hehe? Yesu aramubwira ati ariko ngewe uburyo nayabona ndabufite. Mana ishimwe. Kandi amazi nzaguha azakumara inyota by'iteka ryose. Aramubwira ati ngaho yame rero kubera yuko ndakeneye ayamara inyota by'iteka ryose. Haleluya. Ni benshi bakeneye amazi amara inyota by'iteka ryose. Reka nkubwire nawe urayakeneye. Reka nkubwire mwene data ayo mazi urayakeneye. Maze igihe kirekire ufite inyota, ariko ayo mazi ni Yesu Kristo. Ngwino umuvomeho, ngwino umubeho, ngwino ubane nawe, hanyuma kumara inyota. Mana ishimwe. Ufite agahinda n'imibabaro gaterwa n'ibicumuro ukora, gaterwa n'ibintu uhora wisangamo bitari byiza, ariko iyo nyota ufite rero nta wundi wayikumara uretse Yesu Kristo. Imana yacu tugire neza cyane, kandi Imana yacu twiteho. Umusamariyakazi Yesu yamubwiye ati none uvuga ngo nyaguhe, genda unzane n'umugabo wawe. Nta kindi kintu Yesu yashakaga ngo amwemeze amenye uwo ari we. Haleluya. Aramubwira ati rero nta mugabo mfite, nari mufite nako. Yesu yamubwira ati nibyo koko ntago ufite, n'uwo mwararanyira ijoro nawe si uwawe, hari n'abandi 5 mwabanye ariko bose ntago bari abawe. Uyu mugore yari afite inyota ikabije cyane. Haleluya. Ufite inyota y'agakiza k'Imana, ufite inyota n'inzara byo kugira ngo Yesu Kristo agusange, akubabarire, namara kukubabarira aguhaze ibyiza. Nta wundi muntu utanga umunezero, nta wundi muntu utanga ibyishimo. Amaze kumusobanukirwa arahaguruka aragenda. Biratubwira ngo n'ikibindi ntabwo yongeye kugifata, ahubwo yagitaye ngo arigendera, yakijugunya ngo arigendera. Haleluya. Iyo umuntu yamaze kubona Yesu Kristo akamumara inyota, ibindi byose abifata nkaho bidafite akamaro, bidafite umumaro. Mana ishimwe. Bidafite umumaro. Ufite umumaro n'umwe ni Yesu Kristo wenyine, niwe ufite umumaro. Hanyuma nyuma ya Yesu Kristo ubona n'ibindi byiza, ariko wa mbere mu buzima bwawe ukeneye uyu mugoroba, iki gitondo cyiza cy'umugisha, umuntu ukeneye wa mbere ku buzima bwawe wakumara inyota, wakumara inzara, ni Yesu Kristo. Agahaza ubuzima bwawe, akagufasha muri byose. Reka ngubwire ngo muri kino gitondo cyawe cy'umugisha unezezwe na Kristo. Mana ishimwe. Unezezwe nawe aze akumara inyota. Aya maribare 12 ni imikindo 70 byose byasobanuraga ubuyobozi. Kubera ko Yesu yabanaga n'intumwa 12 kandi yari afite abakuru 70 cyangwa se abigishwa 70. Biriya bitero by'imikindo 70 byari bihagaze byemye, byavugaga, byasobanuraga gukiranuka kw'abantu b'Imana. Abantu bakorera Imana bakwiriye kuba bemye, bakiranuka, bakora ibyo Imana ishaka n'ibyo Imana yifuza. Haleluya. Bagomba kuba bemye kandi bashikamye mu ijambo ry'Imana, bemeranya n'Imana kuyikorera, bemeranya n'Imana yuko bafite umuhamagaro wo gukorera Imana no gukura abandi mu byaha. Haleluya. Nibo rero bahagarariye Kristo, kandi bagomba kugira gute kumara inyota, bafite inyota. Mana ishimwe. Haleluya. Nizo nyigisho dubasha gukura kuri Elimu. Mana ishimwe. Nuvuga ngo abayobozi, abantu b'Imana bakuriye abandi, bari hejuru y'abandi, bagomba kuba umuyoboro mwiza, nkuko Yesu Kristo yabaye umuyoboro mwiza kuri uyu Musamariyakazi, bakamuyoboro mwiza wo kumara inyota abantu bafite inyota mu buryo bwa mwuka. Imana ishimwe. Kandi bagomba kuba bashikamye, bahagaze neza nk'imikindo. Iriya mikindo 70 yari ihagaze mu by'ukuri batajegajega. Haleluya. Batavuga ngo haraho Imana yakora ibingibi, oya, bahagaze bavuga ngo Imana ibasha kugira neza. Uje ukagira gute? Uje ukihana, uje ukareka ibyaha. Yesu afite ubushobozi bwo gukiza inyota. Imana ishimwe. Twebwe twamaze kubimenya, twebwe twamaze kubisobanukirwa. Nushake we kuba uri umuyobozi ariko wamaze gushira inyota, wamaze kuba haraho Imana yakwigejeje,
nawe ufite umurimo wo kwageza abandi bene so. Haleluya. Ufite umurimo wo kubamara inyota. Haleluya. Uyu musamariyakazi yagize inyota nyinshi ariko Yesu arayimumara. Amaze kumara inyota yaragiye ajya mu mudugudu, ntabwo yongeye kugira ubwoba ngo ahari abagore baza kumera nabi kubera ko n'abatwaye abagabo. Ataramenya Yesu yazaga kumugeza saa sita kuko yagiraga ubwoba ati ningenda mu gitondo ngabura n'abandi babasha kunkubita, babasha kumpondagura, babasha kumera nabi kuko n'abatwaye abagabo. Ariko Yesu Kristo amaze kumwakira amumara ubwoba, amumara inyota y'ubwoba, amara inyota, ashira amanga, aravuga ngo nimuze murebe nahuye n'umuntu udasanzwe. Haleluya. Nahuye n'umuntu udasanzwe, nahuye n'umuntu wamaze inyota, nahuye n'umuntu wamaze alegesi leboneshine. Ubwoba bwose nagiraga ntabwo nakongera kubatinya kuko Yesu Kristo nahuye nawe. Ntabwo nakongera kugira ubwoba bwanyu kuko nahuye n'umuntu udasanzwe. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mbararike muze mwumve amagambo ye nawe. Haleluya. Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu akaba amaze kugera muri we, agira ishyaka ry'uko n'abandi bagira gute babasha kumugeraho kugira ngo abamare inyota. Imana ishimwe. Haleluya. Nyankunda indirimbo imwe yo muri kino gitabo, hari turaza kwirimbaho gatoya tubone gusoza inyigisho yacu y'umugoroba nako kino gitondo cya kare kuko numva iri kumfasha cyane nawe kandi iragufasha ndabizi. Imana ishimwe. Kino gitondo cy'umugisha, kino gitondo gitanga amahoro, kino gitondo gitanga umunezero, kino gitondo gituma twibuka yuko Yesu agira neza. Imana ishimwe. Yesu agira neza. Yesu ajya abasha gukora imirimo n'ibitangaza. Yesu ajya abasha kumara inyota abayifite. Uyu mubyeyi rero, uyu mugore wari ufite ikibazo gikomeye cy'uko abantu batamwiyumvagamo bitewe n'ibyaha yakoraga, amaze guhura na Yesu yarabahamagaye bose. Haleluya. Wowe amariye gukizwa, amariye kwakira Yesu, uramaze guhamagara abandi, maze guhamya abantu bangana iki? Ni utaratanga ubuhamya, genda utanga ubuhamya yuko Yesu agira neza. Niwo murimo Imana yaguhamagariye. Haleluya. Imana yaguhamagariye ngo uhamirize abantu yuko Yesu agira neza. Yesu ari umutabazi, Yesu ari Imana ikomeye, Yesu ari Imana ishobora byose, Yesu ariho kandi azahora iteka ryose, kandi uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yamfite umukizo jumvugira kumana, nishuti dahana singizo mwisi, iteka arandinda kankingira n'ibyago icyamuwaka umukiza wawe. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Izi nyigisho zo kuri Elimu zitubwira yuko mu by'ukuri iyo wamaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza wawe ubasha kumenyesha abandi kugira ngo nabo bamumenye bamusobanukirwe. Haleluya. Kandi zitwigisha ko dukwiriye kwema tugakomera mu byo twamenye, tugakomera mu byo twamaze gusobanukirwa kugira ngo n'abandi babashe kutwigiraho. Imana ishimwe cyane. Biratwibwira ngo tuyobore abandi mu buryo bwa mwuka tubageze kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Nahawe ikibanza na data wo mu ijuru, mu rugo rwo rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo mwakire nawe niko ngusabira. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo mwakire nawe niko ngusabira. Reka twemere Mwuka Wera kugira ngo atuyobore muri byose, dukora ibyo Imana ishaka, ibyo twamaze kumenya tubimenyesha abandi, kandi tuyobore abandi bose mu buryo bwa Mwuka Wera, twemye cyane dukomera mu byo twamaze kumenya, tubera abandi bantu isoko y'amazi amara inyota mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ndagushimiye cyane kubw'ubuntu bwawe tugirira, kubw'imirimo yawe idasanzwe Mana udahwema kudukorera.
reka tubone ineza yawe Mana, reka twakire kugira neza kwawe, reka twakire ubuntu bwawe, reka twakire imbabazi zawe, reka twakire amahoro aturuka kuri wowe Nyagasani Mana. Utwigishe gukora ibyiza, twigishe Nyagasani Mana Data wera kuyobora abandi aho twayobotse, kumenyesha abandi ibyo twamenye, kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, amen.